Inyuma y'igihe kirekire rwose bigenda bigaragara ko uyu musore akora ariko byanga bikunze bakavuga uti rwose iyo igihe kigeze Imana ikora ibyayo, iyo igihe kigeze iby'Imana yakubwiye birasohora kandi rwose koko uti Yesu ni umwami. Ibyo ndabivugira yuko ni nyuma y'uko uwitwa Kagarara rwose yagiye amenyekana ku mbuga nkoranyambaga, amashusho, amavideo ndetse hirya no hino ubona ko rwose yihiringa, ariko kuri uyu munsi wa none akaba yahindura izina rwose yitwa Ashton Small. Nyuma y'uko rero aje kwigana amavideo yigana Ashton Hall muzi nk'umunyamerika, uyu Uwizeye Marco rwose wamenyekanye nka Kagarara kuri uyu munsi wa none akaba azwi cyane nka Ashton Small, akaba umugisha wiwe rwose ugeze ahangaha. Bakavuga rwose uti iyo umugisha wawe waje nta kiwutangira, iyo Imana yavuze biraba, iyo Imana yavuze byose birakunda. Uyu Ashton Small rwose uzwi nka Kagarara cyane mu mazina y'ikinyarwanda, akaba kuri ubu yazanye na Ashton Hall w'umunyamerika, bageze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse wa mugisha wiwe rwose bakaba bari bamaze iminsi barimo batembera ibihugu byo muri Afurika bigiye bitandukanye, ariko kuri uyu munsi wa none bakaba bagije mu gihugu cy'u Rwanda, aribwo bakiriwe n'abantu benshi cyane. Ubona ko uyu musore Uwizeye Mark ndetse ari iyo mazina yahawe n'ababyeyi. Uyu mwana rwose cyangwa se uyu twakwita ko ari umusore uturuka mu karere ka Rusizi ariko akaba ari umunyarwanda, akaba yaje kuba yatemberana na Ashton Hall ndetse Ashton Hall akaba yamugejejeho impano, yaje kumuhereza miliyoni 7,300,000 birengaho by'amanyarwanda. Ubwo ndetse aza kumukubita n'imodoka yitwa Kia yo mu bwoko bwa Kia. Ubona ko uyu Ashton rwose ubona ko rwose Imana yari yavuze bigakunda. Rero ahangaha benshi bashobora kwibaza uti ese uriya wundi uriya bari kumwe bamwita Indian Ashton, akaba nawe rwose ubona ko nawe yakomeje kwigana amavideo ndetse uri Ashton Hall akabikunda, akaza kuba bose yaragiye abasanga mu bihugu. Ndetse kuri uyu munsi tariki 10 akaba baje mu ruzinduko ndetse bakaba bahuye na Ashton Small ndetse akaba ari rwo ruzinduko rwa nyuma bagiranye. Uyu Ashton Small ndetse akaba ari umwe rwose ubona ko ari umwe uri gutitiza imbuga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko abishi bari kushima ndetse bavuga uti koko Yesu ni umwami kandi koko uyu mugisha wawe wageze, koko byose birasohora, iyo yavuze nta uyivuguruza. Rero Ashton Small benshi bavuga bati ni umugisha yahuye nawo kandi koko nibyo Imana yikorera iyo igihe kigeze. Uyu Ashton Hall w'umunyamerika akaba yavuze rwose, yashimangiye yuko agomba kumuzamura ku mbaraga ndetse hirya no hino kenshi bakamukunda ndetse akaba yamugeza kure. Uyu Ashton Small rwose Kagarara uzwi cyane yaje kuvuga ijambo ryaje kunyura benshi cyane, aribwo yavuze uti disability is not inability. Ni ijambo ryaje gufasha bese ndetse Ashton Hall ararikunda ndetse akaba ariryo akomeje kugenderaho avuga uti uyu nguyu rwose naje kureba ndamwikundira, uyu niwe watumye menya igihugu cy'u Rwanda, iyo ntamumenya ntinari kumenya igihugu